control when or where. ushobora gutekereza ko wakontorora igihe uzapfira cyangwa ahantu uzapfira cyangwa uburyo uzapfamo, ariko ntibishoboka. Iyo imibare nimero yawe iri hejuru turakubaga, iyo ukiri inyuma hatarabona umuntu gusimbura tuguha nyuma. Bruno abaganga babaga. I've lost patients before. Ni kenshi nagiye mbura abarwayi bagapfa Under my knife. Bagapfira ku meza yanjye n'icyuma cyanjye. But I've never lost a friend. I lost Clayton. Uyu munsi yapfitwa Clayton, yapfuye saa 12 za mu gitondo, yari n'inshuti yanjye, n'umuganga wabaza inshuti ye irapfa. Clayton ngo yapfuye saa 12:20. There's not much I can tell you about that day. Uwo munsi mbere kuri mwana mubaga nta byinshi namubabwiraho. I don't know if he woke up that morning thinking he might. Sinzi ko icyo gitondo ari bupfe yabyutse zikashobora gupfa uwo munsi. The day started much like any other day. Kuko uwo munsi watangiye nk'indi minsi yose. And that he was probably thinking of her. Ndetse yari ari gutekereza ku mukobwa w'uwo musore. Reka bakubwira uwo munsi bari mu mubaga ukuntu byagenze, bamwita Hayden Christensen. Iyi filime nanone umuntu wayibarangiye bamwita Olivier, umufundi, engineer. Filime tw'ubwenge niyo twose usigaye umbwira ati Rocky fata amafaranga agenda udukore, uza amafaranga ni menshi. Ariko uri aho ngaho utegereje ko ngo filime nziza, mbwira filime ushaka ngo usobanurira wohereza amafaranga, ntabwo ngihenda. Ubu muzajya muri filime zishyuwe na Olivier na ba Kennedy gusa. Nandisanze wapi barakwereka umusore uyu bamwita ngo ni Clayton. Uyu mwana ngo niwe wari babaza arapfa, gusa ngo ntago yari yabyutse azi ko ari bupfe. Nkuko nawe uyu munsi uri kureba iyi filime ntago ejo ikiri buze kuba, cyangwa numara kureba filime ya Rocky ikiri bube. Niyo mpamvu ngumbwira ni aho kugira ngo upfe amafaranga yasige kuri mobile money washyize kuri ya
bagiye kumubaga. Nakubwiye ngo wabonye filime nyinshi, iyi niyo filime y'umwaka. Bigezeho gutera ikinya cy'umubiri wose wapi. Pre-op assessment, a nice little cocktail. Barabanza dore ikinya. Anesthesia general wabonye. Bira bimeze nko kugushimuta nyine. Baba bameze nk'abagutwaye. Ukubita ikinya kirakira gusinziriza bakakubaga utumva usinziriye. Niyo ukangutse we bakubwira ko bakubaza ukabona inkovu wenda. Go ahead and count back from 10 for me, will you? Ariko ntububyibuka tugiye kuba ari 10. 9 9 8 8 7 umutima uragenda ugahagarara ugasinzira ukamera nk'uwapfuye. Abantu mwabazwe murabizi nawe ntiwibuka ukuntu bakubaza. Urasinzira burundu bakakujya mu bifu bakabibaga ukanguka bongeye baguteranije uvuga ati ko mbona mfite agakofu ntuba wuzi uko byagenze. Usore bamukubise ikinyahita asinzira. Kimara gusinzira atangira kubona ari kumwana wa mukobwa ku mazi n'ubundi umeze nk'usinziriye. Just let yourself go. Sinzira. Just let yourself drift away. Umusore atangira kuvuga ati twarwa baguteye ikinyasinzira. Genda wasinziriye. Ni uri kwibwira. Get going. Okay. Let's do it. Katubikore. Hey Larry, what you use here? Bedazzle? Larry uvuze ngo umusore batangiye kumutera utuntu bagiye kumubaga. Barabanza bakakogosha nimba ufite imwemwe mu gatuza imisatsi itaza gutarukiramo imbere ikagwamo imbere bamaze kukubaga mu nyamoya. Babanza bakagukorera antorotsi. Sasa umusore atangira kuvugira mu bitekerezo ati basore ntabwo mufite amavuta bakoresha. What is that? Bapfura imisatsi. Byo ni biki muri kunsiga ko binuka nyagasani. Batubwiye dutangira filime ngo 21 bazitera ikinya zigasinzira burundu zigashyirwayo zigatwarwa zigakanguka bamaze kuzibaga. 30 muri izo 21 bazitera ikinya zikaguma zimeze nk'izabaye paralize ariko ziri kumva ibiri kuba ziri no kubireba. Zumva ibiri kuba bari kubizibaga ibintu byose wumva icyo bintu ni bibi cyane umuntu ashobora no gupfa. Cyase yanakanguka kazahura n'ihungabana. Ariko uzi kuba wibuka ko ari abigeze kukubaga ibifu bakajya bikuramo ubyumva neza ariko utari kubabara. Ntago ubasha kubabara nta nubwo wasakuza kuko baba baguteye ikinya ariko buri kubyumva ibyo bari kugukora. Give me another drink. No. Something's definitely. Katururi. Hano hari ikibazo. Umusore ari kubabwira ko nibumva ari kuvugira mu bitekerezo muri hangana ndasobanura ibitekerezo by'umusore. Akavuga ati ndi kubumva ibyo muri gukora. I'm still awake. Ndacyari maso. Filime bayise awake. All right, I'm not under yet. Look at the fucking monitors. Ndi kubumva murebe kuri monitor murabibona. Kuri bira monitor byabo. Bino ntabwo mwabinwa sana scalpel. Barayimuhereza utarakuma. Umusore kuva mu bantu akavugira mu bitekerezo ati mwaritse kumbaga ko ndi kubumva ikinya ntago cyafashe neza. 30 kuri 21 bazibaga zumva. Ikinya umusore ari kubumva ariko ntiyabasha kunyegayega ntiyabasha kuvuga. Ariko ari kubyumva ibyo ari kumukora ko bari kumusatura ko bari kumuhigira gute. Nibyo
screwed us. Fitzpatrick niwe kibazo yadutengushye ntabwo yashaka kuba supervisor none uno mugabo ari kuducungacunga ibyo dukora byose naturegase nyagasani It's like he's been sent here to wa mugabo akimara gusohoka wari uri kubacunga batangiye kuganira What? Did you smell his breath, Jack? uyu ari kubumva nawe usinziriye ariko ntibabizi He's probably in there right now, uriya mugabo popping himself up. ashobora kuba yanasinze ntabwo ari kutubona dukora icyo twiyemeje gukora Okay, then go stand guard. yagaruka akanya kari gukusa tukiri vuba rero And Fitzpatrick, undi Fitzpatrick ari hehe kari uri kuba supervisor do not get paranoid. wikira ubwoba ibyo twiyemeje turabikora nta muntu ubizi swear to God, I will end this. I am not going niwe wabitangiye ugomba kubirangiza What? sinshaka kujya muri gereza yarabumva Jail. nta muntu uri buze kujya muri gereza The heart. turamufata uburozi tumutera umutima mushya tugiye kumushyiramo umutima numugeramo imbere uyu musore arahita apfa Clear. nta muntu uri buze kumenya ko ari twe twamwishe Then we're gonna go get a fucking martini. uyu muginga tumwice birangire tujye kunywa maritini He'll be toes up on the slab. uriya muganga uri kuducunga arajya kugaruka supervisor uyu musore twamaze kumwica nyagasani He gets back. uyu musore barashaka kumwicira iki umusore ari kubumva mubazi ko atari kubumva Let's just keep going. nyagasani arabumvishe ukomeze shit out of your throat. The only way anyone figures anything out is if we suddenly. uyu ari kuvuga ati nyagasani kanguka 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 umusore irakangutse arashaka kubibereka ko ari kubumva arashaka kubibereka ko ari kubumva ko bashaka kumwica arabimenye ko bashaka kumwica ibaza umuganga w'inshuti ye yahisemo bigaragara ko n'abano baganga babaga abantu kumva ngo umuntu yapfuye ukurikire filime turaza kumenya impamvu abantu iyo baba bazi bapfa gute ese abaganga bajya inama ngo uriya muntu nitumubaga tuzamwice umusore arakangutse hey! arakangutse arabumvisha hey! gukanguka ariko agatuza ke ntabwo gasatuye Looks like he's agatuza ke ntabwo gasatuye kandi twebwe twabonaga agatuza kari gasatuye igikanguka hano We help. kumbe ni ibitekerezo bye bihagurutse ntabwo ari uhagurutse we ari mu kinyanesitezi generali ntabwo bayigutera ngo uhaguruke ahubwo ibitekerezo bye bisa nk'ibihagurutse ni nka roho yiri kuzerera hano dore roho ye ngiravayo lawsuits there. atangira kwibona cya kigabo kimubwira ati abantu bajya baturega tubaga abantu nabi ariko ntabwo tuba tutagize You know how many I got? 4. uzi inshuro bagiye bandega Out of this, all right? inshuro eshatu Save people's lives. It's a disgrace. gukora akazi ko gutabara ubuzima bw'abantu ni ikibazo yatangiye kubireba neza none arabikora roho yiri yamuvuyemo ibikurure neza They called me out of nowhere. mva bamamagaye Do you? I promise. ndagusezeranya uyu niwe wakabaye ubundi ari gucungira bari abantu w'umusinzi ku buryo bari kwica umuntu ntagire ikimenyekana What's going on? Yeah. Okay. umukazana na nyirabukwe hano bakundanye ngiye kureba aho bigeze kumubaga kadisi ni kagakobwa gakunda Excuse me. muri aho I was wondering if you knew the status on the heart transplant. ndashaka kumenya uriya musore uriya murwayi bari guhindurira umutima ukameze I'll call you back. uyu abona umusupervisor hano Fine. ameze neza Good care of him. Don't worry. Everything's turi kumwitaho plan. byose biraza kugenda neza Really. kureba uyu mugabo afite inzoga Came from there. What is it? umukobwa yikangamo You're not a doctor at this hospital. we ntabwo uri umuganga wo muri iri vuriro You don't work here. ntabwo ukora hano ndakuzi I'm Dr. Larry Lupin. Pleasure. bahita muganga araruye niwe wundi uri gusupervisinga batinya abantu bose Just. Will you excuse me a minute? uretse gato sasa uyu mukobwa yabonye uyu mugabo arikanga uyu mugabo niwe waje guteza ibibazo abaganga bose bikanze bakavuga ati uyu supervisor ntabwo twatumitinga Call me from St. Matthews. sasa ya jana I thought Fitzpatrick was going to be here. Yes, me too, but twari tuzi ko Fitzpatrick ari buze kuba ari hano players may have checked. umusore ari kubumva roho iri kuzerera ibumva God, look how fucking. abakinnyi bahindutse ariko umukino ntuhinduka umusore turamwica ni abaganga barashaka kumuhaga bakamwica Dr. Putnam. uyu ni muganga Putnam How's the patient doing? umurwayi ameze ati Okay. okay Everything all right? umukino wahinduka abakinnyi bahindutse ariko umukino wahindutse nshaka simbyumva roho iri kubaza wa muganga kubera iki mushaka kunyica arabaza ya nshuti ye bari bamubwiye ngo bamuhe umuganga wizewe uvura ubaga abaperezida aranga Kasa. yasinziriye No, everything's fine. oya ibintu byose bimeze neza Just give her a kiss from me and akana kanjye ukamera ibizu uyu ni umuganga nawe ari muri diro yo kwica uriya musore umugore we dore ngo arinjira bikurikirana Wife? uyu aribuka Who do you? nagukoze iki gituma ushaka kunyica ariko ni roho nta muntu uyumva mbega ni nk'umuzimu ese umugore wanjye we basi yagukoze iki gituma ushaka kumwicira umugabo Did you do this to us? gute njye n'umugore wanjye ushaka kudukora ibintu I nk'ibi wanted to see how it was going. nari nje kureba ukuntu ibintu bimeze sasa roho iri hano yumvishe ijwi ry'umugore we wibuke uyu musore nta muntu uri kubona Okay? ibintu biri kugenda neza yaje kubaza abaganga biri kugenda neza abaganga bashaka kwica umuntu umusore ava iyi ni roho ye I just had an interesting chat with some guy named Larry. naganiriye n'umuganga bita Larry Shouldn't be in here. ibintu biri kugenda neza nta kibazo kiri buze kuba Don't trust him, baby. shari uyu muganga wimwizera bari gushaka kunyica ari kukubeshya There is.
Nothing wrong. Everything is under control. ibintu byose tubifite muri control. uri kubeshya What's going on in here? n'ibiki bijya mbere hano. Come on, baby. baby ratababaze Fitzpatrick. Fitzpatrick ari yeka ari ku supervise. At home. navuganye nawe ngari mu rugo. He's at home. uravuga iki ngari mu rugo umugabo rika Checking out? yavuye muri peace muri gahunda yacu. umugore nawe ayirimo Do you want me to call yavuye muri diro twari dufitanye. No, he's in uragira ngo tumuhamagare ikigoryi later. turaza kumwitaho nyuma. What about this Larry guy? Does he none sura waje ari ntago azi ko dufite gahunda yo kwica umugabo wanjye. kidding? uri kunyinisha. Not me. Everything's fine. njyewe mama w'umusore yiteguye kumfata n'imitungo bakayinyandikaho nk'umupfakazi wasizwe n'umusore. mwica umugabo wanjye vanagira igihinduka. muranyumva mwabaginga mwe. Jack umukobwa ni wazanye diro n'aba baganga. nyagasani urebe ukuntu abagabo benshi bajya bapfa cyane cyane abafite imitungo. umugore we aragenda akabwira abaganga. I'll watch for him. Just hurry. uyu mukobwa muzanira itaburi ibindi byose tubikurikira. uyu mukobwa nawe ni umuganga. bamuhaye n'itaburiye avayo. nawe ni umuganga. si imbere y'uyu Jack. umugore wawe arajya ujya kubagwa akabwira abaganga ati nzabaha amafaranga umugabo wanjye nimumwica nsigarane imitungo. nibyo uyu mukobwa akoze. nyagasani Everything is working, Jack. ibintu byose biri kugenda Jack. sibyo wa mukobwa twabonaga nka marayika. nyagasani sinababwiye ngo bari abantu. biriya buriya yavuze ukuri ivuga ngo gushaka umugore ni byiza kumutamushaka bikaba akarusho. Sorry I'm late. I had a hard time. yatangiye kwibuka uyu musore byose ari kubibona. umunsi aza kwa muganga umuforomokazi agata ibintu ukuntu barebanye yatangiye kwibuka ko barebanye nk'abantu baziranye. ubu nibwo ari kubikurura akabibona. roho iri kubireba. The hell do they all know? kumbe ni gute uyu mukobwa abantu bose bamuzi b'abaganga bakora hano kandi byitwa ngo ni umukozi w'iwacu wo mu rugo. bamuzi bate uyu musore icyo yakoze roho ye yayisize hehe. My name. nahinduye izina ryanjye. We're totally in the clear. ibintu byose narabihinduye nta muntu wamenya. Kind of depressing to know that your whole life can just fit on one wall. yatangiye kuza hano yibuka ahantu yaba yarabonye uriya mukobwa. yibuka umunsi aza mu biro by'uriya mugabo Jack muganga we. yarebye hano Just kill him. areba amafoto. uriya mukobwa yahoze nawe ari umuganga ari muri genge y'abariya baganga. bivuze ngo yavuye mu buganga ari kuri gahunda ajya kwigira umukozi wo mu rugo kuri gahunda kugira ngo ashyingiranwe n'umusore ugiye gupfa. genge yimwice bamurangize. umusore avuze ati amufakiti. zinyumiyeho umukobwa ni umuganga. Some fucking balls. Hey, I started. we mumeri intoryi ari kuva umukobwa mu bantu b'abagabo. bro fucking balls mu bantu b'abagabo mumeri intoryi mwica umuntu mva umukobwa ukuntu ari kubwira abantu. uyu mukobwa ni umuganga nta muntu wamaze impamvu ari hano. Just go, Penny, all right? Penny we bukiye mukobwa sana. Think about it. bitekerezeho. No more triple shifts. nta kuzongera gukora shift 3 kwa muganga nitubona no mafaranga. More 30-hour days. nta kongera gukora amasaha 30 ku munsi. If we settle the will, we're rich. uyu musore napfa imitungo yose twarashyingiranwe twavanze ivangamutungo. amafaranga araba arayanjye. Plant patient Jack. uyu ni umurwayi bari guhindurira umutima. They all die eventually. They all die eventually. n'ubundi uko byamera kose barapfa. adapfuye no munsi bamubaza n'ubundi bakunze gupfa. rero n'ubundi kuba twamwica nta kibazo. nyagasani nguko byamera kose n'ubundi barapfa. mbega kenshi baguhinduriye umutima n'ubundi umara imyaka 10 ukazapfa. tasumva umukobwa urwitwa umusore yatangiye kwibuka mama wamubwira ati mwana wanjye buri uza akajya wumvira myoko ntukagira undi muntu wumvira. mama wamubwira toretse nkaguha umuganga uvura abaperezida. tumaze imyaka 15 turi inshuti nizeye. Clamp is on. umwana icyo gihe yarabyanze yizera inshuti ze. ibyo akenshi umubyeyi akubwira ugasanga ngiye uriya mukobwa ndamwizera ni inshuti yanjye ukaga kwizera nyoko. umusore yarabirebye zimwumiraho. yarabirebye ubwo buramutaha. dore manager uri kumwica neza mu murangiza imitungo nyisigarane yo. wibuka uyu muganga hapa Jack hapa niwe wabwiye umusore ngo genda ukora ubukwe ariko buri upfuye utanarongo. yes ikibazo. umusore yarababuye avuze indoro ko nta muntu umwumva. iriya ni nka roho ye. umutima bawumukuyemo. we warushaje. umutima bagiye kumushyira ngo baramushyira umutima ufitemo uburozi ku buryo uhita upfa mukimugeramo.
nta muntu wabikurikirana raporo isohoka ivuga ngo uwo hari umurwayi ngo bari kubaga bamushyiramo ingingo birangira apfuye n'ubundi bakunze gupfa kenshi urebe ukuntu abagabo benshi bapfa bicwa n'abagore babo urabizi mereza urwo rushinge njye mbyikore muri no kubikora nabo uyu mukobwa ni n'umuganga njye nashingiranwe n'ikigoryi nshaka amafaranga yacu muri kwica gahunda kandi disi bashyingiranwa yari ari kurira amarira yabo ntukayizere narabibabwiye akenshi barira banyweye ibiyobyabwenge niyo basinze bararira barizwa n'ubusi iyo basinze ngo ubonye ninjira kurira biragukanze ngira gukunda reka barira basinze banyweye ibintu by'ibitabi hari n'ibintu bahekenye fata urushinge umutera apfa umugabo wanjye rurimo uburozi mbabarire baby iyo magambo yabwiye umusore mbabarire baby turi mu kazi iyi Kigali uriya musore ubu nta nubwo yaranzi nta nubwo yarigeze ahura nanjye neza we umusore yararize ntibibaho ko umuntu uri mu kinyarira ntasi yikoze gutya yumvirira roho ye yumvishirira yararize yarari mu rukundo avuga ngo yabonye umuntu umukunda bya nyabyo impamvu ngubwira ngo biragoye ko umukire yamenya umuntu umukunda n'umwanga ko umukira kenshi nta muntu upfa kumwereka akamwanga buriya abakene twibereyeho neza abadukunda n'abatwanga tuba tubazi dore ninja yasutse yishimye amafaranga ndayari iza kwa nyirabukwe ngo nyirabukwe yamukunze ngazamufasha imitungo yose barahita bimushyiraho ameze neza nta kintu bambwiye ko watinze yose nari nangiye kugira ubwoba ndabizi nanjye nari mfite ubwoba mabukwe mabukwe turiya dukobwa tw'uturinja tuza tubiriza imbere mukatwumve dore roho yabungereye bya bindi avuga ngo ari kubunga nka roho mbi dore roho y'umusore iri kubunga nta muntu wayibona abanyarwanda bagira ngo bari babizi ko roho zibunga hano hari waje na wa muganga supervisor iki supervisor nacyo cyagiye kijya kwinywera amayoga twakibonye kuri phone kinanirwa kuza ngo gihagarare hano babaga umuntu kibireba nicyo bita cyarari Larry Look at my eyes. Larry ndeba mu maso reba ijisho ryanjye arandyamye Come on, man. Can you see? reba nagubona ko ndi kurira Why am I crying, huh? kubera icyo utibaza impamvu ndi kurira reba hariya umurambo wanjye ahantu ntabwo ari umurambo nako umubiri wanjye ahantu uryamye ndi kurira Come on, man. reba Die. byibura bimenyekanye kuri mutima bamutishize bagiye kumushyira muri muburozi niyo bamusubiza muwe basa kongera akaba ariho gake gake ahatiriza nasa supervisor aza kureba yisindiye bano baganga nabo babasinze icyo mba mbabwira katurore we muretse menya bibonye ko umusore ari kurira we muretse yegura abavumbuye urabavumbu urabizi iri joro sindi uzikwirira match ya Rayon na APR nabonye umukobwa turi busohokane umva ikigori gicyo cyashaka kuvuga nacyo ngiri joro sindi bujyane namwe kuri match ya Rayon na APR uyu munsi ngo ndasohokana n'umukobwa uyu nawe disi yicaye hano abona ko bimurangiriyeho dore nyirabukwe ngo n'umukazana ariko bino bintu birimo ikibazo ndi kubyiyumvamo ko hano hantu hari ikibazo iki ntabwo nakomeza kwicara gutya aka kanya bakabaye batubwiye uko umusore ameze mama arabyiyumvamo iyo umwana ameze nabi baba barabanye mu nda amezi 9 araza kumera neza umwana wanjye twarakuranye njye ariko ntabwo ari bupfe nyine mama niwe wamwiririye ari babiri nta papa yapfuye umwana akiri muto araza kubaho ubizi neza gute kuko afite byinshi byatuma abaho cyase byo kuberaho ukuntu afite amagambo meza disi bari abakobwa nabo bafite amagambo meza no kubitondera buriya abakobwa usanga bisindiye basamye bavuga ikintu cyose gihari biragoye ko abantu bakwihishamo abari umuzarongora ko nta gahunda bafite yo kurongora maze kureba filime nk'iyi najyaga mvuga amaninja ntarabona we mbega abagome mbega amasadunda umusore akibuka uyu mukobwa bajyaga bagendana nyabugoga umukobwa akagenda aho aba bantu bo ku muhanda basabiriza akabaha amafaranga umusore akavuga ati mbega umukobwa ufite umutima mwiza ntiyaca no ku muntu atamufunguriye ngo amuhe icyo kurya umusore akagenda ngo afite umugore w'umutima bwahe Wait, something's wrong. hano hari ikibazo va kwibaraguza n'ubundi barabizi ko wamuteye umutima urimo ikibazo ariko kwibaraguza You getting anything? we hano hari ikibazo
ari kwibaraguza kugira ngo supervisor abone ko bari mu kazi ariko bamuteye umutima n'ubundi wapfuye kubona bitari gukunda bigenza bitumva kwibaraguza umusore yasubiye inyuma ahantu hose yagiye abana n'umukobwa byibuke akibuka ukuntu umukobwa yamubuzaga kunywa itabi. My condition? Umuntu uri muri kondisiyo nk'iyawe ntakwiye kunywa itabi ririmo nikotine ni mbi ku mutima. So many details. I know a lot more about Kondisiyo yangize gute ko ndwaye umutima n'ubwa mbere bahura. Bivuze ngo umukobwa twahuye nzi utudetaye twinshi yaranzi. Nibwo atangiye kubikurura arabimenya. Nyagasani. Kuki umukobwa namurangariye simbone ko yari ari kuntuburira. Narebaga iki niko roho yitangiye kwibaza. Atura mukobwa tugiura bwa mbere yambwiye ngo sinkwiye kunywa itabi ngo kubera ngo nimbi ku muntu uri muri kondisiyo nk'iyawe kandi yari ataramubwira ko arwaye umutima. Kuki ibyo bintu ntabitekereje byo? Dore umutima hano bari kwibaraguza bigira nkaho bari kuwitaho ariko. We mukubita amashanyarazi turebe ko tuwushitura. Umutima bamushyizemo n'umutima udatera wapfuye. Supervisor aracunga arareba azabone raporo atanga ariko umuntu bamwishe agiye gusinda. Katururi. Urebe filime. Charginga. Here we go. Tonight, right now. Katururi. Umusore yisaza hano. Roho ye niri kuzerera nyine iri kubunga itekereza byose. Roho ye yaje no kunywa itabi. No, not yet. Just one more time. Umusore atangiye gutekereza ibintu byinshi. What about the adrenaline? Won't make a difference. Abaganga bari kwibaraguza we mureke twongeremo adrenaline bibaraguza kubita adrenaline azana igishingi ibi byose ni ukwibaraguza kugira ngo supervisor bari imbere azavuga ati bari abaganga nubwo umuntu yapfuye ntako batari bagize we nta mwuka urimo we mwongeremo n'umwuka kumba umutima n'ubundi wapfuye kare bamushyizemo. Katururi bimeze bite? Urebe filime. It's my fault. Ibi byose n'amakosa yanjye. It's my fault. N'amakosa yanjye. Ubuzima bwe yarabufasha bushyira mu biganza by'umugore. Kosa rikomeye cyane. Wabishyira mu byinigo ukabyimenya. I could have tried. Jack, you did. Nakabaye naragerageje ibindi bintu. Muga wakoze buri kimwe. You did all you could do, Jack. Koko Jack wakoze uko ushoboye. It's a bad heart. Uyu mutima ntago bibashije guhura arapfuye. Nyagasani. Sora arapfuye. Nako umutima wanze gukora. Umusore w'abatarafa uko n'undi bamucometse ku byuma hari ibyuma biri kujya bisirikiriza amaraso mu mubiri ku buryo umutima nyine akamaro kawo kaba kari ku byuma ku buryo umusore atahita apfa ko kanya umutima ni w'ubupfuye. Gasani. I'll go with him. Yeah. Supervisor yabonye ko abaganga ntako batagize. Ni kuri abagore bica abagabo babo. Umugore yagize imana mufite imitungo karwara ngo bajye kukubaga abwira abaganga ati dufite imitungo miliyoni sengani mu mwice. Yari yarandambiye mfite agahungu hari bigenze bite? He rejected the heart. Umutima umubiri we byanze guhuza yawanze. But Twakoze uko dushoboye. failed and I am so sorry. Ariko byanze mwihangane. Dore ishyano ry'umugore ngo riracike intege. Byanze. It wouldn't respond to the procedure. Uburyo bwose twakoze ntago bwahuraga ntibyakoraga. It's not uncommon Don't you for. mean? you failed. Cyangwa ahubwo we wananiwe kumuvura. We did everything that Twakoze uko dushoboye twese. an imperfect procedure. Nyagasani. Bivuge ko byakunaniye kumuvura. I want to hear you say Ndashaka ukumva ubivuga. you failed my son. Umwana wanjye wamutengushye. Yarakwizeye. Umugore yisacaho. Biramurenga dore ishyano naryo ngo ryacitse intege ngo rirapfakaye. Nari mbizi ko nta muganga ukurimo. I'm sorry, Sam. Mbabarire Samantha. Mbabarire supervisor nawe yarahari yasinze ngo ndapfakaye nyiri muto dore kwiriza. Amarira nimba bayakure n'ibiyobya bwenge byinshi bafata ni unukabone ninjirize ngo ugire ngo nurukundo. Nyagasani. Iki? I need your permission. Dukeneye uruhushya rwawe I have to ask. kugira ngo uriya musore nyine tumucomoreho ibyuma apfe. Ntago mbyumva. He's alive? Aracyari muzima. This Yego. blood being pumped by a machine. Amaraso ari kuba pumped n'imashini. Nubwo nta mutima afite. Bivuze ngo tumubone undi mutima byakunda. Sinzi ko mwahita mubona undi mutima byihuse. Umve. It's over. Byarangiye madarika tumucomoremo ibyuma byazengurutsaga amaraso yipfiri. Muri make habonetse undi mutima. Uriya wenda baravuze ngo umutima uranze. Habonetse undi mutima bawumushyiramo bigakunda. Bikunze kuko
akazi k'umutima ni ugupompa amaraso mu mubiri. Uriya musore bagiye kukubaga ngo bagukore umutima wo gushyira mu ndi, akazi umutima wakoraga kaba kari gukorwa n'imashini zipampinga amaraso yawe. Mukobo nsize gato bugiye. Amagambo yabwiye umukazana we. Uyu yabitekerejeho. Ni uri butanga uruhushya kugira ngo umusore bamucomoreho ibyo byuma pfe burundu. Nubundi ari kubu yapfuye. Kuko akazi kari gukorwa n'ibyuma. Amafaranga turayari memuke ndamuke. Zidane. Cyo jambo cyavuze. Turayari. Babaganga bararahiye ngo bazatabara ubuzima bw'abantu nawe ndebere. Baba ndi mwizera mukabaha abarwayi banyu. Uyu mugore yaje hano ataratanga uruhushya, umwana we ni muzima. Kiretse kwa muganga barara amasaha runaka bakubwira ati rero tugiye gucomora ibyuma n'ubundi uyu ni umurambo. Kugira ngo uzabone umuntu uguha umutima biragoye. Umutima wuriya musore biragoye kuwubona. Abantu nuriya kugira ngo bawubone byari bimaze igihe kinini. Barabuze umutima nkuriya. N'ubundi ni ukwipfira. Roho y'umusore iracyari kubunga. Arabunga nka roho mbi. Mama yaje kwicara muri kantine biramurenga. Ntazi icyo yakora. Bimeze bite? Filime nk'izi z'ubwenge abantu bishyura 4,000 ku cyumweru bazireba buri munsi. Abantu bishyura 7,000 ku kwezi bazireba buri munsi. Wewe ngutegereje kuzajya kuzifata kuba DJ byari ubwo ko muyanywera inzoga k'ibyishimo bihenda 7 ku kwezi ni menshi. Umusore aryamye hano yabonye mama we. Hari umuganga waje kumureba naho ndi supervisor ari. Uyu ntago ari muri gahunda yabari abantu we ntayaze. See how you doing. Nje kureba nimba hari icyo ukeneye cyangwa ukumerewe. Ndabizi biragoye kuba watekereza ikindi kintu. Are you okay? Bize neza. Sineza. Okay. Sineza madam. Umugore ntago wamera neza, nta mubyeyi wamera neza. Sasa kuri umubyeyi uri hano yanyweye imiti myinshi. Yakasani. Yanyweye imiti myinshi yiyahuye. Urakora iki hano? Wasn't staying out there without you. Ntago ngiye naguma hari ahantu utariyo. Hey, hamoye na wari yahuye. Ukanya dore wa muganga uvura aba president itaza. Wa muganga uvura aba president. Ayise yinjira hano. Hey, mama w'umusore na wari yahuye. Na wari yahuye. Bigenze bite? We call a code. We muhamagare ya code. Mwakerewe yapfuye. Yapfuye. Umukoro yapfuye. All right, let's prep her for surgery. Mwitegure tubage. Mama we, uyu mugore baravuze ngo bitegure babage bigiye kugenda bite. Uraza kubaho mwana wanje. Uraza kubaho. Hey. Too late. Twakererewe byarangiye yapfuye. Ntago murakererwa. Twakoze uko dushoboye ku mutima uranga. Icyo kibazo cyakemutse wa muganga uvura aba president yahise yifatiramo. Njyewe mfite umutima ukomeye mwana wanje nubwo ndi umukecuru. Hey. Kandi teka nahoze mfite umutima ukomeye. Hey. Mama yahise yiyahura ubwo arapfuye kandi umubyeyi n'umwana kenshi baba bahuje ibintu byose n'umutima n'ibiki byose n'amaraso nako. Umutima wa mama bagiye kwita bamukuramo kuko yapfuye bawushyire mu mwana kuko umwana waracyari muzima. None ugiye kubikora ninde? We uyu mutima birasa ngo mwari mwawuteye uburuzi ndi kubibona. Hey. Guys. Sorry. Jack, come on, let's go. Tugende duhunge. Barabavumbuye ko bari bawuteye uburozi umutima. Wa muganga uvura aba president ayisaza kwifatiramo yibagira umukecuru wari inshuti y'imyaka 15. Ese byakugendekeye bitewe ku buryo wica abantu. Biragaragaye ko bisha umuntu. Biragaragaye. Umutima witaho. Narakubwiye ngo ntukizere abaganga nk'abariya. Roho ziri kuganira. No. Not at first. Kandi si ubwa mbere nabikubwiye ngo ntukizere abantu. No idea. Katurore. You did everything right. Uriya mukobwa namufumbuye. One little mistake. Uriya mukobwa yakoze ikosa rimwe. Byatumye mfumbura ko ari umugambanyi. Yasize isakoshi ahantu narindi. Got 5 minutes. You know where I'll be. Mama itagenda sakuriya mukobwa menye ibye. Must be you. Uyu mugore nawe yasamagara muganga aramubwira ati ndagira ngo banguke. Uriya mukobwa yakoze ikosa ryo kwibagirwa email zo kuri kaminuza aho yize kari umuganga byose yarabyibagiwe bisiga mu gikapu umukecuru abibona. Seen you around?
mama nanone yabibonye cya gihe ubwo umuganga yambwiraga ati ariko nta hantu nkuza abaganga babaziranye umva icyo cyuma bisaba ukande buto yo hasi nabonye n'ukuntu ambwira ngo icyuma ngo bakanda hasi mbona ko riravuriro rirasanzwe rizamo kandi byitwa ngo ni umukozi wo mu rugo wacu nyagasani nanamwimve ari kuganira n'umuganga bitarari numva ari kubariza amakuru mbona ko yakugambaniye ashaka kuba kwica mwana wanjye roho ziri kuganira mama ari kuvuga ati nabibonye amaze kubona ko umukazana we yagambaniye umuhungu we ngapfe yahise agenda ngo imiti imwica kugira ngo umutima we bamukuremo bahe umwana wapfe nako abeho umwana wabeho mama yaje kubibona nyuma kuri mukazana wari umugambanye aricecekera wabonye ababyeyi bafite ubwenge ubona ikintu ko cyarangiye ntiwirirwe ujya gusakuza ngo tukane ngo washya no ngo ndogeye umwana uramwisha bwo ugashaka igisubizo uyu mutima mu upakire mu ujyane Kacyiru kuri Rwanda Forensic Laboratory bawukorere autopsy barapima bakamenya ko umutima wari watewe amarozi wari wishwe icyo gihe kiba barabaganga barabafunga niyo mpamvu mu Rwanda bazanye laboratoire nziza cyane bita Rwanda Forensic Laboratory biriya bafashe umutima bakawutera amarozi bakavuga ngo umuntu yapfuye hariya bagukubita autopsy Kacyiru RFR bakahita bagaragaza ati uyu muntu ntabwo ari uko yapfuye bari bamurozi bari bashyizemo amarozi icyo gihe barabafunga mbega ubutabera kuva RFR yaza buri ku rwego rwo hejuru katururi n'umuntu bagifunga ngo yanyweye ibiyobyabwenge bamubeshyeroya baragupima bakabisangamo cyangwa bakabibura baherutse kunjyana babinshinja sha basanga kuva navuka nta n'akantu kamwe karangeramo babaganga bari gucika polisi irabafata babafumbuye bampemuke ndamuke bano baganga mwizero birirwa bica abantu mereza uwo mutima dore wa muganga uvura abaperezida nivugiye ati ba perezida ngiye nabagiye mbinjiramo indani indani urahabona ariko yavugaga ni ukubasatura akabinjiramo imbere kandi bakavuye bakayobora ibihugu niwe wandika ibitabo abandi baganga bari mu mashuri n'abandi bagenzi be basoma bari gukora etide bakamenya ukuntu bakora akazi no kuri abandi basobanuzi bari filime nasobanuye bakamenya imisobanurire ikorwa ite business ikorwa ite ukacuruza ate mpamvu usigaye ubona bose baza bayikoresha n'ama website mubashyigikire mugure filime mubateze imbere nimba mubakunda ugira ngo umusobanuzi azasobanura atariye ngaraho umudije kareka naberetse umuvuno bose urebe nge nzabamara inzara nimungandukira mwabasobanuzi muzabaho mugame mwe mbayobore
awake, arakangutse